Ni inyubako yitwa kuri Tokosi kwa Jaime hazwi nko kuri Rabamba mu mujyi wa Rubavu hasanzwe hazwi nk'ahakorerwa uburaya. Mu gitondo cyo kuri uwa mbere mu masaha y'ishyiri saa 4 hafashwe n'inkongi y'umuriro, ibirimo byose birakongoka, amaduka yakorerwagamo ubucuruzi, abacururizagamo imyenda ubu bukaba bari mu gahinda gakomeye. Ubushize n'ubundi hari hahiye, ariko ku bw'amahirwe ibintu byacu ntibyagira uta ntibyashya, ariko ubu nta n'ikintu na kimwe habe n'uwacuruzaga n'isogisi ntaryo yakuyemo. Nakubeshya ubuzima burahagaze, abana ku ishuri dore minerivare twari tutarazitanga, amazu y'ubukode tubamo, mbese ubuzima buri mu marembera kabisa. Nge mbibonye gucyane ndatunguwe, mbonye nzimeze gutya, yaba ibintu byagenze gute kuko habagamo ibintu byinshi muri aya mazu, bacuza ibintu byinshi rwose byabagamo. Ubu ndebye kuntu byahiye byose byabaye umuyonga, ndareke hano hanze kurana ukuntu bimeze. Ndabatirwa abantu ko bahombye rwose, niba batari mu bwishingizi, ndabatirwa rwose abantu bahuye n'igihombo niba batari mu bwishingizi. Urumva rero kuba umuntu yashinga shop nka iriya agafata akantu ka santimetere ukakishyura 30,000, ufite umuryango w'abana, wenda se umugabo yaragutaye cyangwa se umugabo nta kazi afite, hariya ni nkukura ibyo kurya ugahahira abana ukaba wakwishyura n'inzu. Abenshi tuba mu bukode nkanjye nihereyeho, urumva nkanjye hariya mpishishe burangiye mwaransanga no mu bitaro. Iyi nyubako ya Tokosi yari isanzwe irimo akabari n'akabyiniro, abaturage bemeza ko aha harindiriye uburaya, ndetse kuko ariho abagore n'abakobwa ngo bazaga gutegera abagabo ngo baryamane nabo, abagabo nabo bakaza kwashakira ngo ababamara umusonga. Byose si birahari, si kuri Rabamba se n'ubyumva? Ni kuri street hano. Kuri Rabamba gino urabyumva? Abarimo ingero nyinshi, abakecuru, abana batoya, abajene n'abava mu mahanga rwose baza babaza ati Rabamba ni hehe. Abundi ahantu hitwa ngo Rabamba nta hantu hakunda guhurira indaya. None se Rabamba none se ibi ngibi wabibabuza? Ntabwo wabibabuza, ntabwo twebwe rwose bidutunguye. Ntabwo bibatunguye? Iyo ubona umuntu mwarebana akagutwa ngo uri kundeba iki, uyambaye ubusa, ari abana bacu. Na hano mu muhanda wasanga bari kubikora bamaze gusinda, nta kintu barebye. Bari gukora iki? Bari gusambana. Hano ku muhanda? Ku muhanda bwije saa 3 saa 5 saa 6. Oya mu masaha y'ijoro biba birenze, ugira ngo ugeze mu yindi si, kuko n'abantu babiyambariye nyine ukuntu uko bavutse kabisa. Uramutwara ukamujyana ahantu nyine bagiye agiye kwigurishiriza, ubwo babirangiza tukabagarura hano, nundi akamukena gutyo. Mbese nishe ni nyine nizo business biberamo. Hari umusaza ngo barabivuka akorera ngo ntango wasanga bari kuguhaga. None se biratunguranye, uramutwara mwagira ngara ajya ati mota buhagaze, ubwo nyine bari kumwe n'umusore uvuye kumugura, bakajya nko ku ruhande bakabirangiza, yarangiza ati ngo nsubizayo, mwongera ngamuzana hano. Ugushya kw'iyi nyubako abaturage bakomeza bavuga ko ari isezerano ry'Imana yari yarabasezeranyije ko ahantu hazashya, dore ko ngo hari hashize ibyumweru 2 gusa hari umugabo n'umugore wari warabahanuriye ko nihatagira igikorwa ahantu hazaba umuyonga, ariko ngo bakanga bakavunira ibiti mu matwi. Umuhanuzi yaraje ahagarara hari avuga ibimuzanye, arahanura. Ahanura ngo iki? Kambabwira abantu barabaha amakuru neza. Ako hano hagiye gushya kubera ibyaha bihakorerwa. Baravuga ngo ibyaha bihakorerwa nibi, arabivuga. Aravuga ati abazi kubikora bashaka kubivamo babivemo, ariko badashaka kubivamo bazabibona kuko hagiye gushya. Ubwo rero niyo mpamvu hahiye, kuko nta gihe gisize ahageze. Umudamu yaje mwakira cyumweru manza ari kuwa kabiri wakira cyumweru gishize, nimba atari kuwa kabiri ni kuwa gatatu. Yabivuze ngende hano mfite igare ryanjye, yaraje arababwira ngo muze mbabwire ijambo ry'Imana, banga kubyumva, aravuga ngo mwebwe mudutezaga ibibazo. Arangije arababwira ngo hano niho ibyo ndavuze nyine binjiriraga iyo bari kugikuzimu, hano niho binjiriraga. Nimba mwanze kumva ijambo ry'Imana ahubwo mukavuga ngo bateza ibibazo bibavutseho, umuriro guraje nimucunga nabi namwe murashya. Barangije bamwe muri bo baramusubiza ngo dutegereje ubuhanuzi bwawe. Nawe arababwira ngo nimba nsenga Imana yo mu ijuru mbahaye ibyumweru 2 gusa. Iby'inkongi kandi byaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba, SP Sylvestre Twaje Amahoro, wavuze ko agaciro k'ibyatikiriye muri iyi nyubako kataramenyekana. Inkongi twayimenye mu masaha ashira saa 4, polisi yihutira gutabara. Rero ikihutirwa cyane kwari kuzimya inkongi y'umuriro
hanyuma kugeza ubu ngubu ibyangiritsemo ntibiramenyekana, ariko nta wakomerekeyemo cyangwa ngo abe yahaburira ubuzima. Kugeza ubu amakuru dufite ntituramenya icyaba cyateye inkongi. Nyuma yo gutangiza iperereza nimara kumenya turamenya ibyavuye mu iperereza, hanyuma habeho kuba twabagezaho ibyavuye mu iperereza. Icyo dukangurira abafite utubari, abafite inzu zabo bwite, nuko bakwiye kugira bimwe mu bikoresho by'ibanze birimo umucanga ushobora kwifashishwa, uburingiti igihe havutse inkongi y'umuriro yoroheje, ariko mu gihe inzego za polisi, ishami rya polisi ritarahagera, hakaba hari bya bikoresho by'ibanze abantu bakwiye kuba bakwifashisha mu kuzimya inkongi z'umuriro. Ubwo twateguraga iyi nkuru, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye gukora iperereza ku cyateye iyi nkongi, mu gihe hari abemeza ko yaba yatewe n'umuriro w'amashanyarazi wakomotse ku muntu warimo akora akazi ko gusudira, abandi nabo bakemeza ko ari igihano cy'Imana kuri aha hantu hari hasanzwe hazwi ko hakorerwa uburaya bukabije. Rafiki Kabenga, ATV, mu karere ka Rubavu. Amahirwe, impamvu yitwa amahirwe nuko adahoraho, ayo yo ntagucike, kuko igihe ni iki ngo utunge diplome ihamya ubumenyi n'ubushobozi bikuzanira akazi keza kandi karambye. Inzira ni imwe gusa, gana Speak Academy Coaching Center. Speak Academy Coaching Center iramenyesha abantu bose bashaka kwiga bakitegura gukora ikizami cya leta gisoza amashuri yisumbuye Advanced Level Exam, nk'abakandida bigenga private candidates, ko imyiteguro yatangiye kandi amasomo amaze gutangira. Ayo masomo azamara umwaka umwe gusa, ugahabwa diplome ya A2. Turacyakira abanyeshuri bashya mu mashami akurikira: Food and Beverage Operations FBO, Tourism, Accounting, Customs and Tax Operations, imisoro na gasutamo, Business Services, Plumbing, Electronic Services, Networking, Computer Applications, Software Development, Electricity, Construction na Masonry. Turakwakira kandi mu mashami atandukanye nka MEG, HEG, MCE, PCB, BCG, HEL, IKK, EFK, PCM ndetse n'ayandi. Kwiyandikisha bikorwa buri munsi mu masaha y'akazi, ni ku biro bya Speak Academy Coaching Center mu mujyi wa Kigali, ni hafi ya Sainte Famille. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri 0788 19 74 88 na 0786 39 87 na 0782 75 67 utibagiwe na 0788 53 06 171. Speak Academy Coaching Center, tegura ejo hawe.